hari inzu tujya tugeramo nkumva ntewe akanyamuneza no kuzibagezaho kugira ngo murebe uko ziteye. Uyu munsi merereye i Kibagabaga aho nje kubereka iyi nzu nziza iri inyuma yanjye. Ni inzu nshyashya yubatse neza ifite udukoryo, mbese iyi episode iraryoshye. Reka dutangire. Karibu ni Prince of Man muri Quicoms Rwanda. Iyi nzu mbazaniye nk'uko nababwiye iri Kibagabaga. Kibagabaga ni quartier nziza ariko kandi naho ituye tuje gato tukihagararira hano. Urebye hakurya ni Kimironko, view ni sawa cyane. Urebye imbere view ufite ni quartier ya indi bita ngo ni mu Gipita. Ahantu heza, umuhanda uri gukorwa, ngira ngo murabibona imashini iri hano, umuhanda uri gukorwa. Donc igihe ushobora kuzamamagarira nusanga arimo kaburimbo azabiyongeraho amafaranga ushatse amamagara aka kanya. Ariko reka turebe inzu. Iyi nzu rero mbazaniye ni iyi ngiyi. Iyi nzu yirebeye hano imbere urabona ibyiza byinshi, mfite byinshi byo kuyivugaho kandi rwose byose ndayibagezaho. Iyi nzira iva mu gikari itugeza neza hano kuri utu dukuta tubiri n'utu accent twiza, harimo amatara menshi nanone kandi ariko umurongo neza atuma ahantu hagaragara neza cyane. Tukagera kuri uruhande utubuye tw'urugarika rw'umukara dutuma nyine ubwiza bugumya kwiyongera impande n'impande. Ariko n'uwo yubatse ntabwo yirengagije bagumisheho elements z'inaturere gusa, ahubwo harimo nyine amatara, amarange avanzemo ku buryo ubwiza bukomeza kuba ubwiza. Ku ruhande gato tukagira izi escalier, mu by'ukuri nizo zikujyana muri salon, ariko nazo urabona ko zicomplementinga neza design tubonye mu kanya, kuko yaba amabara ntabwo atandukanye kandi ni amabara atuje. Dufite balcon, kirahuri, mbese bya bintu byose bituma ahantu haba moderne. Kuri uruhande twareba fasade y'inzu murabibona ko ni mirongo igororotse, irangi ry'umweru, amatara menshi, bya bintu bituma inzu yawe iba modern kandi biryoshye cyane. Nta nzu i Kigali irangira idafite jardin. Ku ruhande gato niho dufite uyu mwanya ushobora kuwukoresha nka jardin cyangwa se ugakoresha umwanya wo kwicaramo igihe ushaka ahantu hatuje ho kwicara imbere y'iwawe. Urabona ko nako gakoze neza kuko aha tuhafite indabo, ariko ku ruhande gatoya murahabona ahantu hari amapave, naho ushobora kuba watera intebe ukiyicarira. Ibi akaba ari byo dusanga hano imbere. Nibagiwe gato dufite na parking y'imodoka ebyiri hano zisanzuye rwose, n'amapave meza ku buryo amazi atemba atareka habe na gatoya. Mbere yuko twinjira reka mbabwire imiterere y'inzu. Iyi nzu ku kibanza cya metero kare 300, ifite ibyumba 4, toilette enye. Ni inzu nziza ndetse iri ku isoko kuri miliyoni 330 wakwigurira uyu munsi. Kugera ku ibaraza mbere yuko twinjira mu nzu, ubundi hari ukuntu umuntu yubaka inzu yanayiguha akagabanyiriza amafaranga uzishyura idekora. Kuko reba nk'aka gakuta ni keza, utuvaze tujyanye neza n'aka gakuta k'umukara, utu tunishi turi hano ushobora gutereka amandi mavaze cyangwa se amafoto ya famiye, utuntu twiza turyoshya tunaha karibu abagusura. Ndetse kandi no kuri uruhande nanone turacyabona ya mavaze, ibintu bituma ahantu hiyongera, ahantu heza hanatuma wenjoyinga view igihe uri iwawe. Kwinjira muri salon ni imiryango myiza ya muvura, ariko kandi ikaduha ikaze muri uyu mwanya wa salon mwiza cyane. Kuri uru ruhande niho dufite umwanya wa televiziyo, ariko kandi umuntu ukunda detail uramubona, kuko urebye nko kuri uru ruhande turabona n'amakaro ya marble yakoresheje muri buri ruhande, yaba hano na hariya, kugira ngo juste aguhe ako kantu ka accent. Amakaro nayo aragenda yakora neza, akora aka design ka perimeter tiles kazima. Hejuru aduha gypsum zifite design zimeze neza ndetse n'amatara ahagije. Mbese uyu mwanya wose urafunguka umera neza, ubona ko aha hantu rwose waharyoherwa na famiye yawe. Ku ruhande gato niho dufite uyu mwanya wa salle à manger. Ndebera nawe, ntabwo ari ugukabya pe, uyu mwanya ni munini ku buryo niyo wateraho ameza y'abantu 12 bahakwira nta kibazo. Amatara meza ya accent mo hano hagati, gypsum zikoze neza, perimeter tiles twarazikomezanyije. No kuri uru ruhande turabona ama escalier tubajyaho mu kanya, ariko kandi
Imbere gato akaba ariho tubona igikoni gifunguye ariko cyiza. Nakunze cyane ukuntu aya mabara ari muri iyi nzu abalansa. So urabona hano dufite itani nka grey yijimye, tukagumana granite y'umukara ndetse n'utu accent tw'umweru ahantu hatandukanye. Iki gikoni kiri complet, ni igikoni cyiza gifite twose. Aha hejuru hari aho watereka amacupa ya wine, turahuri twa wine na champagne natwo dufatamo hano, tukaba dusa neza tudekoye iki cyumba. Imyanya ibiri yo kogerezamo ibyombo ndetse n'umwanya w'ishyiga n'amashyiga ane yakwiramo hano. Mbese mu by'ukuri murabona ko iki gikoni rwose shange nagikunze. Wambwira muri comments uko ukibona. Reka twikomereze. Uyu muryango niwo utujyana ku byumba bibiri biri hano hasi. Icyambere kikaba iki ngiki ni icyumba kinini gifite metero 3 n'igice kuri enye, idirishya rihagije ndetse n'utubati two kubikamo imyenda. Dushe y'iki cyumba iri hanze kuko ni n'abashyitsi bakoresha. Ikaba ari iyi ngiyi ni dushe ipanze neza, dufite umwanya wo kogeramo kuri uru ruhande, tukagira toilette kuri iki gice ndetse na lavabo aho kwibosereza n'ibindi ahabanza. Ni akadushe keza ari nako n'abashyitsi bari muri salon bakoresha. Reka mbereke ikindi cyumba. Nacyo kikaba ari iki ngiki ariko cyo kiri self contained. Nacyo kikaba icyumba kinini metero 4 kuri 3 n'igice, gifitemo idirishya rinini. Murabona urumuri muri iki cyumba ndetse kandi n'utubati twiza two kubikamo imyenda, ndetse kikagira dushe yacyo hano ingana nk'iyo twabonye ari hirya, ariko kandi binapanze kimwe, umwanya wo kogeramo, toilette ndetse na vanity hano ku ruhande ho kwitunganya mu maso. Tujye kuzamuka hejuru turebere hamwe ho hari iki. Kuzamuka kuri izi escalier, ikintu cya mbere ubona nuko zifite urumuri ruhagije. Impamvu nta yindi nuko dufite aya madirishya 3 ndetse n'irya kane hariya hasi yongera urumuri muri uyu mwanya. Ndetse iyi floor tugezeho akaba ari dusanga ibyumba bibiri, harimo chambre principale ndetse n'ikindi cyumba nacyo kiri self contained. Reka nyibereke. Ndebera nawe umwanya uri muri iki cyumba. Ibyumba by'iyi nzu byose ni binini. Hejuru y'uyu mwanya wose dufite nanone garde-robe. Iyi nzu ni byiza ko ifite garde-robe ahantu hose, ndetse ni balcon iguha view nziza. Ngira ngo aho turi kureba hariya ni Kimironko aho bita kwa Mudenge, hakurya amazu y'umweru mubona ni Kinyinya aho bita kwa Nyamvumba. Aha hose ni Kimironko. Ni view nziza ugereranyije ko iyi atari chambre principale. Reka twikomereze. Iki cyumba kandi kiri self contained ndetse gifite toilette ziteye nk'izo twabonye hariya hasi. Donc hano habanza douche, toilette hano ndetse na vanity kuri ruhande ko kwitunganyiriza. Iki cyumba kikaba kiruzuye. Dusigaje chambre principale. Kikaba ari iki cyumba, ni mu ndebero urumuri muri iki cyumba. Pe ni rwinshi, ni rwiza. Urumuri rwinshi ni byiza cyane kurugera mu nzu wawe. Iki cyumba kikaba gifite ibyo byose. Tukagira utu dutara twiza turi ku mutwe w'igitanda, ndetse n'igitanda ahantu giteye ni bya bindi bavuga ngo ubyukira iburyo gusa, kuko view ufite ni view nziza ikwereka ibyiza byaho utuye. Ndetse tunaboneraho balcon iki cyumba gifite ihagije nziza, ifite ya mavaze twabonye hasi, utuntu twongera ubwiza kuri iki cyumba ndetse kandi ukeneye nka nyirinzu. Reka twikomereze. Kuri uruhande niho dusanga urwambariro. Murabona ko garde-robe yuzuyemo hano, ariko kandi icyumba twabonye cyo ni kinini. Ushaka kongeramo n'indi garde-robe wabikora. Iyi nayo ikaba ariyo douche principale yiteye bitandukanye. Dufite douche kuri uru ruhande, tukagira toilette mo hagati ndetse na lavabo ifite miroir hano imbere. Ibi bikuzuza iki cyumba kikaba cy'ababoss. Iyi myubakire igezweho mwe muyibona gute? Design zigororotse, amatara menshi, urumuri rwinshi. Ese mwe mubona mubikunze? Mbwira muri comments hano hasi uko wabonye ino nzu. Ariko kandi mbibutsa iyi nzu iri ku isoko kuri $330,000 ukaba wayigurira hano Kibagabaga. Ni ibyumba 4, toilette 4, design iri moderne, ahantu heza. Nakwifuriza uyu munsi. Wifuza kuyisura cyangwa se kuyigura, waduhamagara kuri 0788 44 1844. Company ni Quick Homes Rwanda. Tunezezwa no kubazanira amazu meza agezweho i Kigali kugira ngo muyagure mwiturire neza, mutengamare n'umuryango wanyu. Twe biratunezeza. Niba rero ukunda ibiganiro nk'ibi ngibi, kanda subscribe tubane. Niba ari inshuti zishobora kubikunda nazo sharing bakarebe, ariko kandi utubwire muri comments ese iyi video wayibonye gute. Naho utaha.
cyane.